sinzi abandi mbona ngo bari za Uganda ngo nibo bahunze ngo bahunze ibaze kuvuga ngo uzakora amakosa harimo bayago numara gukora amakosa uhungiye mu Buganda bariyo benshi nabayago ngo baraturutse ngo n'ababosiko yipaya ni benshi ayo manyanga yanyu n'aba Ezekiel umugende mutoroka mutinya gusa ese yakareka nkubaze ariko uje ugafungwa amezi 6 ukayakora ahubwo se ukoze ibituma udafunga warangiza ugatoroka ukoze ibituma udafunga gufungwa nanjye ndafunga kuko ntabwo bakoze ibintu bya data uko gutoroka ari ikindi cyari ese wowe barakurege icyo warangiza kuri hano gutorongera nose baratorotse ba Ezekiel n'abandi bikimutoro reka nkubaze yaka twebwe uje ukadusaba imbabazi iyo urebye imikorere ya Sergeant Robert sibyo ubona nk'umuntu wabayeho umusirikare birabina akwiye kubikora kuri akwiye gutoroka ko ngana gukora ibintu nka biriya yifatanye n'ibigarashi gutoroka ese buriya byari bikwiye ko yafatanya guse imbaraga yakoresheje yubaka igihugu yazikoresha arimo gushaka kugisenya hari n'abandi bacubatse barapfuye ni benshi ibyo rero byo kuvuga ngo wowe urahunze uratorotse ugiye kwigira ikigarashi ugiye hari uravuga ngo yeye nitugufata akagufata none se yakareka nkubaze ngenda kubwe ngende mu Rwanda ngewe muri guverinoma y'u Rwanda umunyarwanda derizoni wayo wowe nkawe wenda Sergeant Robert nubwo ndaciye igisirikare ariko gutoroka wagera hari ukibaraguzwa ngo nari ntuza ngo nari meze gutya nawe tutoroka rega nari umugabo ntago ihabwa intebe twakwambitse ipeti banze mbwira Fande Robert na Fande wayo ipeti Sergeant Robert ninde wari kwambitse wari hawe na leta y'u Rwanda Sergeant Robert ndakubwiye ubwo bugambo ugenda wigira interahamwe nkaduye Sergeant Robert nitwe twari guhaye ajida nitwe twakwambitse warangiza ukajya hariya ukibaraguzwa umaze gusimba none se aba bantu bahunga ukibaraguzwa ukavuga ndi umunyamurenge ariko kandi buriya nuko ndi kuvuga ikinyarwanda ariko ndi umunyamurenge ndi umunyamurenge nkubwira umunara wanje yego ndi umwungura nkaba umwishwa w'abanyabyinshi nkaba mwene Rukutana Jean Damascene na Mukarurangwa Marianne umunyamurenge none kurumva ndi kuvuga iki ndi umunyamurenge wa oya ushobora kuba warabanye nabo kari umunyamurenge oyaye umunyamurenge yagucumbikiye n'umuntu mwiza yego yaragucumbikiye nyamara niyo Patrick n'umunyamurenge cyangwa yabaye umuja w'abanyamurenge aya nawe uvuga ngo abanyamurenge naborozi nese ko wabanye nawe kandi reka nkubwire yakoze indirimbo ivuga ngo kera ngabantu twasangiye urumogi muzi umunyamurenge nk'urumogi ngo twasangiye urumogi ngo tukira abashumba nyamara yaragiye inka z'abanyamurenge yego none se ko mwabanye we nta makuru make y'umufiteho nabanye nawe atakiri umushumba ubuzima nabanye nawe yararongoye agiye kurongora aho ibyo byo kwigira umunyamurenge none se yabaye umunyamurenge nyuma yo kurongora cyangwa ubundi se yabaye umunyamurenge ryari none se mubana yari umunyamurenge reka nkubaze hari umushi w'umunyamurenge ubaho ngo iki hari umushi w'umunyamurenge ubaho umushi w'umunyamurenge ushatse kuvuga ko ari nde mushi mbese hari umukonyine oya nsubiza ko kantu ushatse kuvuga ko ari nde mushi hari umukonyine wo mu kigo ubaho ndiho hari ibintu none ko ndiho umukonyine wo mu kiga hari ibintu bitabaho njyewe ntabwo ndi hano ngo tuvuge ku moko niyo Patrick arakwica ngo n'umukonyine w'umukiga icyambere sibyo tujye twemera abantu bajye Patrick Nganzo bibesha abantu ngo umunyamurenge ariko mujye mu proud y'ahantu muvuka
ni ukuri kw'Imana. ubona ari iyihe mpamvu aba batipe bo ku mashusho media badakunda kuba bari proud y'ahantu bavuka cyangwa baturuka? Nuko ahantu bavuka batagira abafana, ahantu bafite abafana bakabiyitirira. ubona ariyo mpamvu? Yego. None se urabona ntacyo byakangiza kuri sosiyete y'ahaturuka cyangwa ahavuka? nanjye reka kankubaze. mureke abantu bibigarasha bigira ibigarasha habaze ngo ntago ndibuze gukorera icyaha muri iki kiganiro ngo iki kiganiro gikoze nayo wakoreramo icyaha. Ukuvuga ngo rero Ezekiel yari umuja wa Sergeant Robert, umugaragu inoragura bivungu, ahubwo ikintu cyabaye bivungu yarabibuze. Sergeant niye mpamvu ibyo bivungu atashakaga kubigabana na Ezekiel? Agarashira inzara. Ezekiel bituma aza ku mihanda aravuga ati mburekinze up n'uwitwa Sergeant Robert. Mubaze bari wankoresha ikiganiro havuye muri saba. Oh yes, amahoro y'Imana n'abane nawe wakoze subscribe kuri Duhinduke TV ndetse na Feza TV show. Uyu ni wa mwanya rero tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye bigenda bivugwa hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda hose tubagererayo. Nje wumva kuri mikoro nitwa Irebe Aisha, imbere ya kamera ni bisanzwe na Alpha Nyawe. Nkushishikariza kandi niba uri mushyashya hano turagusaba gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro tunyuzaho hano umunsi ku munsi. Ni saa 3 na saa 6 ndetse na saa 12. Ntugacikwe n'ibiganiro dushyiraho hano, ngira ngo urumva ko amasaha nyakubwiye. Alpha, yo bikwaye ntibikwaye kumva. Iyo umuntu akubwiye ngo bikwaye ni icyo uhita wumva? Agomba no gushika avuze. Uhita wumva avuze ngo bitwaye iki? Bitwaye ni bitwaye ni bikwaye. Sidakaro numvishe niba ari ubuki. Honeymoon ni hari umuntu numvishe arimo garavuga n'ubuki bw'inuza bw'ukwezi ngo ni hano umuntu ngo bagiye muri hano umuntu, ariko nanjye mbisesenguye numva ko byabaye hano umuntu ni muri tikuru umuntu ya minsi utamuhanye yahita bishwenyuka. hariya niho biyerekanira ubundi. haraka yagapfe. ariko mbanza ukunda gusambana mwungu we. Turabashimiye ko mudukurikira. Nisobanukirwa no muri bango sobanukirwa Ismael Manafunzi ngo nisobanyisha ubu bitagereje gusobanukirwa ahubwo bikakucanga kurushaho. Yagera mu tunyejana no mu tunyagihumbi kumva imibare irimo irasimbuka. Kandi ngo hari uri mu gusobanukirwa. Rero hano ni muri sobanukirwa ntago ari muri canganyukirwa. Yes. Abantu badahema kudukurikira rero nge ndi Alpha Nyawe 5/5 kandi nanone kandi bagomeze biyongere n'abandi duhurira ahandi hirya hino baje bazana. Ejo bundi uvuze gutyo, ejo bundi gize gutya mvuye mu rugo nihutangiye ku ishuri, urumva ngeze muri classe sha barantunguye. Umunyeshuri umwe mfitiye nimero yagize gutya ntiyarazi ko nyine nkora kano kazi. Areba kuri stati yanjye arafungura yumva ningewe. Arafungura kuri stati. Kunda abakobwa we. Ariko ni byiza. Ni byiza byo binyereka kuri umugabo. Ibyo binyereka kuri umugabo. Udakunze umukobwa gusa kuriya wakundiki. Noneho umwana w'umukobwa nawe warangaye. Aya ni abakobwa bandangaza. Aho warugeze urahibagiye. Oya. Umwana w'umukobwa ninjiye nyine yarafunguye areba ikiganiro yumva ningewe. Ninjiye nkicara ndabasuhuza, urumva nasanze bari muri classe ndabasuhuza. Umwe nkicara nta n'umunota arangije ahita babwira ngumva ngo mwese, kubera ko ku ishuri nyine twiga telefone ziremewe turazigana, ngo mwese ngo mukore kuri subscribe ngo Aisha ngo ni mu YouTube. Sha nkorera umuti
abanyeshuri twigana ndabakunda cyane. none se nta mukobwa wamboneyemo twaberana? Harimo abana beza cyane. Twaberana? Aha. Harimo abana beza abakristo. Reka mbahe message. Nanjye ndi umukristo mugenzi wabo. Abamansera. Kandi oya mansera sinamamaze kiko natari padiri. Nigana n'abana beza. Umwana mwiza, umwana mwigana wankunda. Atari umufana. Tugafanana. Mukaryana. Nyine nkajya numva ariko mfana. Turi babiri. Ari induru gufana n'induru biragendana. Ikibazo ku ishuri batubujije kuba twajya mu nkundo tutararangiza amashuri. Ariko nanjye nakemera nkanaza kwiga aho wiga. Nishura ngahe. Kuva wemera telefone. Wemera telefone ntahashobora. Ngo. Sha turiga twiga na telefone kuko amasomo menshi bayatwohereza ku note nyinshi bazitwohereza kuri telefone. Zababwire ngo uramuhunguriye. Shaka umukobwa uri seriye. Umuntu uri tayari ninde? Mwore akantu bita connect. None wakaye ubukomisiyoneri. Uburyo nyine uzama komisiyo. Iyo komisiyo uzagaruka tukanayisangira. Yego se. Sha abana twigana ugire yerekwa aritambutse murabizi ko ndi umuntu wanyu kandi mbakunda cyane cyane cyane. Iyi minsi bazi kwivangwa nitwa Devota Karine. Ubwo ngo mwese ko muri ntange ndi umukristo. Ndirimba muri koraraho nuruka. Ariko kandi umusoro uragira yerekwa ntagende rwose tuvugane nyuma y'amateraniro. Bose ntaba yivugiye. Abayivugiye. Abivuze mucece. Nukuri pe. Ni witi. Avugije ukuri se? Barabikora. Arufa rero twanzika hari amajwi nshaka mbere ya byose ko mbanza guplayinga ukayumva. Y'uwimurenge se? Oya? Reka mbanze nyakumvira. Nyarudindiri initiative yo kuraho ati ni umunyamurenge wagucumbika. Namara sinakubwiye ngo Nyarudindiri ntakajya abesha. Reka tubivugaho gacyambere uko muhamagara. Sibyo? Icyambere ntago njya kure y'imvugo ya Nyarudindiri. Ati we ntago uri umunyamurenge ahubwo umunyamurenge bemera aho bava. Aho baturuka. Buri afisi Nyamunini afite irangamuntu yanditseho Kigali. Anabakakira umo kati mu murwa neza. Sibyo? Kandi akabanayo n'ababyeyi. Ariko ntago abura kubwira ko ari umushi kandi koko ni nawe. Kandi afite facts zose zifatika zishobora kugukuzaho burundu akavuga ati ngewe ndikavukira Kigali. Kavukire kandi koko wareba hatuye ababyeyi be bari wareba no ku byangombwa bye. Akavuga ati kabisa uyu mwana umunyakigali. Bishatse kuvuga ko niyo boss kata atari Claude ahaturuka. Niba niyo boss katari umushi. Niyo Patrick nako. Niyo Patrick ngo niyo boss. Niba niyo Patrick Nganzo. Niba atari umushi. Azane idea hanze. Nanjye namburanya idea ndayishira hanze. Ndayifite. Ndayifite. Patrick nukuri kw'Imana ndayifite. Numburanya tugaruke kuri dosiye ya televiziyo nahita nkubwira uburyo idea yawe nyifite. Dosiye ya televiziyo. Ubwo nagira ngo mubwira tuze. Ataza kunsubizanya amashagaga. Nyivuga televiziyo ari bwumve procedure y'uburyo ki idea naba nyifite. Rega tujye tuvuga ibintu biri seri. Kabiri. Niyo Patrick Nganzo yakoze muri Stade Amahoro. Akoramo ibiki? Akazi ntago ibyo ngibyo ndi bujyemo. Ni umukozi ntago ndi bujyemo ngo yakoragamo iki gusa yakozemo. Ibyo nabyo arabizi ko idea every morning. Yabagira mu maboko yanjye. Kubana abafite ifoto yayo rero. Ntago byari bigitangaza. Ntago yabijya himaka. No w'imurenge. Ni umushi w'umurenge. Ni umushi w'imurenge. Nima navuze ngo sinshaka kuvuga ku moko. Kuko narebye abantu muri komanteri basubiza ati
bavuga ibintu nakita nk'amoko, irebe jya muri miruwari wirebe ibice runaka by'umubiri we ntagiye kuvuga kwa niyo Patrick Nganzo niyo Patrick Nganzo ariko biriya bintu nabyo bishobora kugukomeretsa. Je ntabwo ndi bukoresha imvugo bakoresheje kuko naba mbashigikiye sinaje gushira imbere amoko sibyo kuko abanyamurenge ni abanyarwanda, abo mu majyaruguru twita abakigana abanyarwanda, abo twita abatwa abasanga butaka ni abanyarwanda, n'abandi bose ni abanyarwanda. Je ntabwo ndi kuvuga ku bwoko sibyo cyane ko nta muntu ugira amahitamo y'ubwoko avukira sibyo nta nubwo dukwiye gushira imbere ubwoko ariko nanone kubuzi uhuriwe birakonta no kugira aho ukwiye kugarukira birakwiye. Ako se we ko numva ufitemo akantu ka ki ubwo wese uri umunyamurenge? Oya ntabwo ndi umunyamurenge. Uri umuki? Ndi umunyarwanda. Uri umuki? Uri umuki wa? Niyo Patrick. Uri umuki wa? Uri umuki wa? Ajya ngo no munyabyinshi kandi bishwe kure. No munyabyinshi. No muri nyabyinshi. Ibishwe kure bizamushwe kura. Ariko mereza mpamagara. Akira hamagara umubazo ukuntu yabaye umunyamurenge. Mumbariza ukuntu. Manu mbabarire Patrick anyitaga. Mumbariza ukuntu yabaye umunyamurenge wa. None ko yango nkwe ndamuhamagara ati mwana w'umushi. Bimeze bite mwana? Ana umunyamurenge. Ni umunyamurenge utamusebye. Oya tuza wumve. Tuza wumve. Iri gusimbuka. Yarakuborotse. Menye ko yakoze ishyano. Oya ntago yamboroka. Ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe mana. Ntago yamboroka. Atitabara. Iri gucamo se? Iracamo. Ariko nyabyinshi yatinze ubwo ni network nge nyabyinshi zabaye nyabyinshi ngo ajyanga amasano ngo no mu bwoko bwa nyabwinshi bwa nyabyinshi ngo niba ari umuki w'umunyabyinshi ibintu bibera kuri iyi mihanda ni ibibazo. Ariko kwiyitirira umunyamurenge ni ukugira ngo agira abamukurikira b'abanyamurenge kubera ko aririmba nkabo ni ukugira abantu benshi bakomeje bibaza ese uyu muntu ni umunyamurenge ni umunyarwanda bitewe n'uburyo aririmba. Telefone yakunzera urumva? Aha naza ko arahita abimenya ngo akenshi ari mu kiganiro arahita abimenya. Twaturetse kumubwira ko turi mu kiganiro kuyanga yivugira ukuri. Cyangwa ari mu kiganiro n'ubundi ahandi ari atakwitabye mbona atakwitabye ko ari muri studio ngo ni umunyabyinshi ngo ni nabyo kuko ubwo bwoko ntabwo mu banyamurenge bubamo. Ubunyabyinshi se bubamo bamubishwe kure. Ni umunyabyinshi abamo babamo abanyabyinshi babamo ko i Rusizi icyangugu habaye abanyamurenge bimushi yenda niwe yanze kwitaba. Ikintu ndi gushaka kuvuga ni kimwe. Iyo barebye ubona abatari abana cyangwa inkomoko yabo bavugira. Uvuze? Iyo barebye imivugire yabo imico yabo n'uburyo bagaragara mu maso yabo ubona atari abana bakomoka ku bantu bavugira. Aho hantu ntabwo nsobanukiwe neza. Ntabwo ngo ndaza birasaba gukoresha Google
translator ndaza kwirinda gukora icyaha ariko ibyo mvuga byumvikana iyo barebye uburyo bagaragara imivugire yabo ubona idahura cyane n'abo bari kuvugira. Ibyo bintu tubyihorere byo kuvugira ntabwo mbizi neza, ahubwo tugaruke ku ntambara iri hagati ya Sergeant Robert na Nuza na Ezekiel. Ibigarasha byongeye byasubiranyemo. Uwitwa Ezekiel iti Sergeant Robert yarankoresheje ariko nashaka kuba nagira serivisi runaka namusaba cyangwa yafashamo kandi nanjye ubwanjye naramufashije igihe kinini ntabe yabasha kuba yamfasha. Sergeant Robert ni umuhanga mu ntambara no mu bintu bijyananye n'imirasire, ariko si umuhanga kuri YouTube. Gute? Ezekiel rero ni umutindi w'umukene. Wese ubona atari we? Umutindi? Umukene. Nekereza ko ubuzima bwa Sergeant Robert ubungu barimo ari na bwiza kuruta ubwa Ezekiel. Kubera? Wese amaso nagufa. Erega urugo rurimo ikintu. Urubona ku ruhu rw'umuntu. Wowe ubonye uruhu rwa Sergeant Robert, Major Sergeant, mwambura akantu ako kantu ka Major karakaze ni Major Sergeant. Agakiri Sergeant. Ni retired Major Sergeant. Muri retirement ko nta gakiri Major. Ni uwahoze. Iyo urebye uruhu rwiwe ubujya agaragara n'uburyo uruhu rwa Ezekiel rugaragara nta tandukaniro ubonamo. Akaba ariyo mpamvu se umwana unywa amata n'umwana unywa amazi ntabwo bagira uruhu rusa. Akaba ariyo mpamvu se Sergeant yakoresheje Ezekiel bitewe nuko yagaragaraga nk'umutindi bitewe nuko wowe wabivuze. None se ubu unge nk'urugero urebye uko kubona nahanga ntabwo nige nahangana na Ezekiel arashonje. Ko wumva se ngo ibigarasha ngo bigenze bye bimukuriye mutumara uzi impamvu Ezekiel yabaye umugaragu wa Major Sergeant Robert. Ongeraho umukomba nkweto. Impamvu yabaye umukomba nkweto we nyikubwire ntabwo Ezekiel ari ku rwego rwo gukorera ibigarasha, ahubwo yabaye umugaragu wa Robert ukorera ibigarasha kugira ngo abone ubuvungukira, kugira ngo ugenda agire uwo abone ubuvungukira. Noneho se Ezekiel akaba ariyo mpamvu ubuvungukira bwakomeje kuba bubi. Ubuvungukira bwakomeje kuba bukeya. Ni ukuvuga Ezekiel yashatse yakoreye Robert kugira ngo ubuvungukira bumugereho. Noneho ikintu cyabaye rero ni iki? Nyiri kumuha ubuvungukira nawe ntago arashira inzara, arapfura arajya n'ubivungukira akabikomba. Yego ni ukuvuga ngo Sergeant Robert uwakorera aracyafite inzara, ntago aramumara inzara. Noneho Ezekiel yaje gukorera agashaka pasu se, yaje gukorera Sergeant kugira ngo Sergeant amuhe kandi nawe aracyashora, cyangwa Sergeant yagiye kugira ngo yasanze Ezekiel kugira ngo amutoze ko amutoze imihanda amwereke akazi imihanda. Sergeant yazamuye izina rya Ezekiel kuko Ezekiel yazamura izina rya Sergeant. Ko Sergeant yari star, yari umustar. Sergeant yari umustar. Sibyo? Sergeant yari umustar. Sibyo? Kuba yari umustar rero ntago yari akeneye Ezekiel, ariko ntago yari umusitari mu biganiro, yari umusitari mu ndirimbo. Biramaze rero niba uhondoye content urumva ubukeneye kugira. None se reka ngobaze impamvu twamenye y'amano mu busitari bw'ubusambanyi nuko ari umusitari mu gusambana cyangwa nuko ari umusitari mu ndirimbo. Iyo uzwi igikorwa wakora cyose kibi cyangwa cyiza kiramenyekana. Niba uzwi mu muziki baravuga ngo wa munyamuziki yakoze iki, wa munyamuziki akoze iki. Bivuze ngo poste y'umuziki yawe ni urwego rwo kumenyekanisha iki
bya bintu runaka sibyo none si impamvu ujya sasa ikintu dukeneye discipline buriya ingabo za Kongo impamvu tubyondagu na discipline bagira ariko twebwe mvetura tugendera kuri system discipline ariko FARDC ingabo za Kongo FARDC ni ingabo za Kongo usanga mu Gifaransa yavuye amagambo arambuye oya ntago ari ngombwa nose ngenda umuvugisi wa FARDC iyo bavuze ngo FARDC birasobanuye Force Armée pour la République démocratique du Congo ino bazana FDLR Force démocratique pour la libération du Rwanda Dachi pour la République pour la libération du Rwanda Rwanda FDLR birasobanuye Force démocratique pour la libération du Rwanda wazana no AFC cyangwa bazana tonsiri position control there is the way ntabwo muca kubasobanurira ibintu muzagenda mubimenya gake baragukunda karakanyuzemo hanyuma rero biraza guhura n'ibyo yakayavugaga Sergeant Robert yahoze ari ingabo y'u Rwanda zigira discipline n'umuco sibyo uwo muco rero n'ubundi nubwo uriya yaba ikigarasha umuco yatojwe ntiyagira ate ntiwabura ariko icyo shaka kuvuga ni iki sibyo Ezekiel wita ibitabapfu nguze bira no guta ibitabapfu Ezekiel ugeze ngakunza foro agakunza foro ubwira impamvu ntagakunza foro uri kumva ntakunza foro kuko ni nogoshwa ujya ubona umusatsi wiwe ni ibisagunda umuntu ufite umusatsi araforo ari urukundo rw'umusatsi awitaho mu misokoreze wenda mu kwitaho mu bundi buryo n'ibindi utekereza ko igituma ushobora kujya muri saro kabiri mu cyumweru wajya udafite amafaranga saro ni amafaranga igituma Ezekiel ashobora kumara amezi tutagiye muri saro nta mafaranga nese YouTube ntimuhemba none se reka ngubaze nimuhemba ajye muri saro yashira abantu muri saro cyangwa ariko ririya kota ryambara akora ikiganiro ririya shati bijya bihinduka mwagiye mubaseriye bijya bihinduka ntabwo ubizi kandi ubizi bihindutse wabibona yenda afite amakote menshi oya ni ikote rimwe ridahinduka ribaye rihinduka yarihindura tukabibona sibyo ese yambarira kuri kamera oya ariko tubona video ziwe jya mu biganiro byiwe ni ishati y'amaboko maremare y'akabresieri ni ikote risa nk'ikivurivundi ryacuye sibyo ya kwa Sergeant Robert noneho umuhungu abaconze yatambaye ingofero ubona ari umusirimu sibyo ajya saro bro kabiri yatambaye flat capo flat nyine y'ingofero aba yambaye ingofero y'urugari sanzwe itaracuye bira byose bikwereka iki ubuzima umuntu arimo sibyo bikwereka iki bikwereka ubuzima umuntu arimo umuntu ntagaze ngati bitabapfu ngo yashakaga urumva ngo yashakaga ko ngo we na Sergeant Robert uri kunyumva ngo biba too much ngo ngamukorere ngo nundamukorere ngamukorere ngo nundamukorere sibyo ntago ari byo uri kumva ni nacyo kintu banapfuye Sergeant Robert ni umuhanga azi ubwenge kuvuga ngo amukorere ntibishoboka amukorere se gute Robert yamugize igikoresho bitewe naho yashakaga kugera bitewe naho yashakaga kugera Ezekiel se
Sergeant impamvu yabikoze yari ukugira ngo abantu bamukoresha babone ko ari mu kazi. Ni urundi rwango se agira ngo wayibone kari mu kazi. Uri kumva nta rundi rwango, uri kumva rero, uri kumva Ezekiel yita ibitabapfu. Reka nse nk'utanga umucyo kuri bibi. Ezekiel yamaze muri Uganda ntabwo yavugira abantu bo muri Uganda, ntiyakora ubuvugizi, nta buvugizi bw'abanya-Uganda. bivuge ko muri Uganda nta bibazo bihaba. Ikibazo nibaza bano ko bahungira Uganda bagakomeza kuvuga u Rwanda kandi baruhunze ngo nta buzima, nta cyerekezo, nta miyoborere, nta mibereho. Ahantu hatari imibereho kuki ugomeza kuhavomera? Se wamugana kuki uhavomera, kuki uhashakira ubuzima? Dufite ubuzima, uri kumva dufite ubuzima, niyo mpamvu banagenda ntibavuga aho bagiye. ahubwo ucyumva u Rwanda ujye uhita wumva live. Ucyumva u Rwanda wumva ubuzima. Ni wumva u Rwanda wumva ubuzima. Rero ryo kugenda gabanga u Rwanda nta buzima buriyo, ubuzima burahari, sibyo? Ubuzima burahari, ahubwo abantu nibo badashoboye gushaka ubuzima. barabishoboye ahubwo uburyo babishakamo. aho mwari mugeze nyine muranzi twakamona original aka kuvuga ngo Gisegeti ngo yarasa ngo mu mujyi wa Kigali ngo yicare ni igitekerezo. ibyo bintu yavuze rero ibyo dushaka kumukosora kugira ngo ajye kuri discipline. mukosora unakosora biriya bigarasha, dushaka kumushyira kuri discipline. Ukore no kuri ya bigarasha biriya bivuga ubusa byambutse u Rwanda. Aba bantu bahunga igihugu ubona amaherezo yabo bizagenda bite? Ko bagihunga bakagiseba, igihugu kizabareka gutyo. Iki gihugu rero abantu batinya amafuta. Niba wowe utorotse icyaha wakoze ukajya gukora ibindi byaha, wagera ari ikibaraguza, nitugufata wowe barakurega warangiza ugatorokera mu Bugande. aya Bugande ni kure. None se yaka abantu batorongera bakajya mu Bugande, ubona batazateranya Ubugande n'u Rwanda bigatuma birebana y'ingwe kandi bidakwiye? Oya, u Rwanda n'Ubugande ni ibihugu bibanye neza, ariko abo bigira ibigarasha bakajyayo ntabwo bazatezamo umwuka mubi. Tuzabazanira rimwe, baracyashyira ku rutonde, bareke bakomeze kugira ngo buzure imodoka akabuzuze bisi. se bose ko mbona baryohewe, uwubashije gutoroka i Bugande, uwubashije gutoroka i Bugande. ubona Bionika yaratorotse cyangwa yagiye kuba ikigarasha, ahanga yagiye gutembera n'ibindi. Ya Bionika rero imbizi nagaruka zisobanura. Sinzi ibyo yakoze, hariya bari kumushinja iki? Yarongoye umwana utujuje imyaka. Yarongoye umwana, ariko nibivugwa cya kabiri yaratorongeye, yaragiye. Yago yazize iki? Yago nawe yagiye avuga ko ari inzangano n'ibindi. Ubundi Yago ikintu yazize, Yago tibishira yatorokeye mu Bugande. Yazize amatiku. Bamurega karasime. We na Irene bari guharasingana murabizi. Nivuga ngo Yago we na Irene bararasinganye gutukana n'icyajyanirwa mu Rwanda. Niba we ukoze icyaha bakakurega ugatoroka, icyo ni ikindi cyaha. Ariko Yago ejo bundi yakoze isiganiro avuga ko ibintu yavuze mbere y'uko agenda ubu ngubu ari bwo bari kubibona n'abandi bagenda. Oya, ngera ngo natoroka. Ndabira ngo noroke kuko nukwemera kwawe ariko kudawe nuko abandi batoroka bakagenda. None se umuntu arakureza upfa nganjye ndakureza. Ahera ngo noroke ngewe naze ngo gusaba imbabazi. Ese gutoroka nkagenda umuntu uzamfata. None se Yago barabadamiye bageze hanze yaka bavuga ko uri kumva ribi datanga ubutabera, nawe umaje guhura na ribu kenshi koko nta butabera igira. Ndetse kuri umupasiteri ajya yitwa Claude. Pastor Claude
oya uriya wundi uri mu Buganda uraho uriya mupasiteri uri mu Buganda yongwe oya uriya twavugaga kariya kakoreraga saa Ezekiyeli Ezekiyeli twarabanaga hano yaratuye hano Kimisagara arahamagara muhana ikiganiro kiryoshye yatorotse azize umunwa ntabwo yatorotse ngo yagiye guhigisha yabwiye papi ko atatorotse yagiye gushakira ubuzima ngo yagiye gushakira ubuzima muri Uganda kandi akora ibintu by'u Rwanda none ubwo yagiye gushakiraho ubuzima ahubwo yaje mu Rwanda akabikorera mu Rwanda kandi kubushakira ku Rwanda kandi adashaka kurubamo oya ntabwo n'abandi wenda bazize wenda byabakoze Ezekiyeli we yazize umunwa we ntabwo yawugamije yaka ubona ari iki wakora nabwira abanyarwanda muri rusange ibyo bigambo byanyu mugenda muvugagura mw'abanyarwanda ibigambo mugenda muvugagura bizabakura maneno nabwira abanyarwanda nsoze reka duse nk'abasoza ikiganiro dutanga inama ku batorongera bagapirika bakajya kuvugira ubusuru barahakurya uzatoroke ariko nitugufata azatorongere nitugufata Ezekiyeli n'abandi muri kumuha muri Buganda tugufata ni mageragere mubimenye mwese batorongere cyangwa barorere ntibazagaruke uwo mwanzuro awushizeho hanyuma rero bari abantu batorongera tunabivaho tunagira bari gushakira ubuzima ku Rwanda bakavuga ko nta buzima ahubwo nitwe tubaho ubuzima kuko nitwe bahigiraho kumva rero hejuru yaho nta kintu wewe hari ikintu wumva warenza birenze ibyo ni amahane batahe hakiri kare basabe imbabazi wa mugani wa yaka bareke kwirirwa bata umutwe yaka ntajya rusa avugiraho ni bururu nibatahe bagabanya amagambo bagabanye gusa rega bari gushakira umugati ku gihugu bataye ikintu kibo cyo kintu gisekeje Ezekiyeli wigize umugaragu wigize imbwaramoka iyo wigize imbwaramoka ukareka igipangu iyo wigize agatebo nareke kumoka yaramokereye niba nabivungukira yabonye niyihangane se murakoze cyane akoze cyane ku mwanya wawe uduhaye